wakasema kwamba hapana. Uyu munsi kuwa gatandatu tariki ya mbere Gashyantare 2025 u Rwanda rurizihiza umunsi mukuru ngaruka mwaka w'intwari, kuko ari umunsi wo kwibuka ibikorwa byaranze intwari. No munsi wizihirizwa ku rwego rw'imidugudu mu Rwanda hose, mu rwego rwo kurushaho kwizihiza uyu munsi no gufasha abadukurikira bose kurushaho gusobanukirwa. Zoom TV yaguteguriye inkuru igaruka ku byiciro by'intwari z'u Rwanda, ubuzima n'amateka by'abari muri ibyo byiciro. Kugeza ubu u Rwanda rufite ibyiciro bitatu by'intwari, ari by'imanzi, imena n'ingenzi. Icyiciro cy'imanzi nicyo cyiciro kiri hejuru, kikaba kigizwe n'intwari zaranzwe n'ibikorwa bidasanzwe birimo no guhara ubuzima mu rwego rwo kwitangira igihugu. Icyiciro cy'imena kigizwe n'intwari zaranzwe n'ibikorwa by'intangarugero birimo kwitanga, mu gihe kugeza ubu nta muntu urashyirwa mu cyiciro cy'ingenzi. Mu cyiciro cy'urwego rw'intwari z'imanzi harimo ingabo itazwi izina na Major General Rwigema Fred uri mu batangije urugamba rwo kubohora u Rwanda. Ingabo itazwi ni ingabo itazwi izina yatoranyijwe mu zindi ngabo zemeye guhara ubuzima bwazo kandi zitabashije kumenyekana ku buryo bwihariye. Ingabo itazwi izina ihagarariye ingabo zose z'u Rwanda zaguye ku rugamba cyangwa zashoboraga kurugwaho mu gihe cyahise, icyo ngubu n'ikizaza zirwanira igihugu. Imva y'ingabo itazwi izina ni ikimenyetso cyo guha icyubahiro gihebuje abana b'u Rwanda bitanze baharanira guhanga no kwagura u Rwanda, ubwigenge n'ubusugire bwarwo. Major General Rwigema Fred yavukiye mu karere ka Kamonyi mu ntara y'Amajyepfo ku wa 10 Mata 1957. Ni mwene Anastase Kimonyo na Gatarina Mukandirima. Yashakanye na Jeannette Urujeni basezerana ku wa 20 Kamena 1987. Babyaranye abana babiri aribo Gisa Junior na Gisa Teta. Yatabarutse ku wa 2 Ukwakira 1990 Ikagitumba mu karere ka Nyagatare mu ntara y'Iburasirazuba. Agwa ku rugamba amaze gutangiza intambara yo kubohora u Rwanda. Bitewe nuko yakuriye mu buhungiro, bivugwa ko mu bwana bwe Fred Rwigema yakundaga kwibaza icyatumye iwabo bava i Rwanda n'icyabuze kugira ngo basubireyo, ku buryo yakundaga gusoma ibitabo by'abaharaniye kubohora ibihugu byabo. Mu 1974 ubwo yiyemeje kureka amashuri asanzwe ajya muri Tanzania gukurikirana imyitozo ya gisirikare ndetse na politiki. Mu 1976 yayikomereje muri Mozambique ari kumwe n'abandi mu mutwe wa Fronasa, bari hamwe n'indi mitwe bafashwa na mwarimu Julius Nyerere. Mu mwaka wa 1979 yari mu bagaba ba Fronasa mu ntambara yavanyeho ubutegetsi bwa Idi Amin. Mu 1981 hamwe n'abandi basore 27 barimo abanyarwanda babiri Rwigema Fred ndetse na Paul Kagame, yatangiranye na Kaguta Museveni intambara yo kurwanya ubutegetsi bwa Milton Obote. Kuva mu 1985 Fred Rwigema yakomeje kumwe mu bayobozi bakuru ba NRA, ishami rya gisirikare rya RNM. Niho yaboneye umwanya wo gukomeza gutoza intambara bamwe mu Banyarwanda bari mu buhungiro. Ataretse kuba umunyarwanda, Fred Rwigema yagiye agira imyanya ikomeye muri NRA nko kuba uwungirije umugaba mukuru w'ingabo, minisitiri wungirije w'ingabo n'umugaba mukuru w'imirwano. Tariki ya mbere Ukwakira mu 1990 Rwigema n'abagenzi be bahisemo gutangiza urugamba rwo kubohora u Rwanda. Icyakora we yahise yicwa rugikubita kuko yarashwe tariki ya 2 Ukwakira 1990. Bagenzi be bakomeza urugamba rwaje kurangira tariki ya 4 Nyakanga 1994. Mu cyiciro cy'intwari z'imena harimo umwami Mutara wa gatatu Rudahigwa Charles Leo Pierre, Michel Rwagasana, Uwiringiyimana Agatha, Felicite Niyitegeka n'abanyeshuri b'Inyange. Umwami Mutara wa gatatu Rudahigwa Charles Leo Pierre yavukiye i Nyanza mu karere ka Nyanza mu ntara y'Amajyepfo muri Werurwe 1911. Ni umwana w'umwami Yuhi wa 4 Musinga na Nyiramavugo Kankazi de Gonde.
Mutara wa gatatu yimitswe ku ngoma na Guverineri Voici abifashijwemo na Musenyeri Class kwa 16 Ugushyingo 1931. Se Musinga amaze gukurwa ku ngoma kuwa 12 Ugushyingo 1931. Kwa 15 Ukwakira 1933 yashakanye na Nyiramakomari batandukana mu 1940. Nyuma kwa 18 Mutarama 1942 ashakana na Rosaria Gicanda, gusa ntiyabyaranye nabo. Kwa 17 Ukwakira 1983 yabatijwe na Musenyeri Leon Class yitwa Charles Leon Pierre, abyarwa muri batisimu na Guverineri mukuru wa Kongo, Beligi na Rwanda Urundi, Bwana Pierre Rickmans. Icyo gihe na nyina umugabekazi Nyiramavugo Kankazi arabatizwa yitwa Radegonde. Kuva mu mwaka wa 1929 aho yagizwe umutware wa Nduga na Marangara kugeza mu 1950, Mutara wa gatatu Rudahigwa yakoze politiki yo kumvikana Kiliziya Gatolika na leta mbirigi kugeza naho atuye Kristo Umwami ingoma z'u Rwanda i Nyanza ku munsi wa Kristo Umwami kwa 27 Ukwakira 1946. Umwami Mutara wa gatatu Rudahigwa yaharaniye guteza imbere imibereho y'Abanyarwanda n'ubwingenge bw'u Rwanda. Amateka avuga ko Rudahigwa yaranzwe no kurwanya akarengane mu butabera, abigaragariza mu rukiko rw'umwami no mu mirimo ya buri munsi aho yirirwaga arenganura abaturage cyane cyane abato bato. Rudahigwa yitaye cyane ku bujijuke bw'Abanyarwanda, ashinga Fonds Mutara, asaba aba Yezuiti gushinga college igatagara, bayijyana i Bujumbura iba College International di Espire. Ashinga ishuri ry'Abayisilamu ku Ntwari y'Inyamirambo, ashinga amashuri adashingiye ku madini, ashinga ishuri rya bene Mutara ry'Ikanyanza, anohereza Abanyarwanda ba mbere kwiga i Burayi. Mutara wa gatatu Rudahigwa yatangiye impinduramatwara muri politiki, akuraho inkuke zakamirwaga umwami, yishakira ize bwite, akuraho imirimo y'agahato yitwaga akazi, akuraho ubuhake abagaragu bagabana na ba shebuja, ashaka gukuraho igitabo cy'umusoro cyanditsemo amoko, barabyanga. Rudahigwa yahirimbaniye ubumwe n'ubwingenge bw'Abanyarwanda ku buryo Abanyarwanda batekereza ko ari byo yazize nka Lumumba na Rwagasore. Tariki ya 25 Nyakanga 1959 nibwo Mutara wa gatatu Rudahigwa yatanze aguye i Bujumbura mu buryo butunguranye. Intwari Michel Rwagasana we yavukiye Igitisi na Nyamagana mu karere ka Ruhango mu ntara y'Amajyepfo mu 1927. Mu 1956 yashakanye na Suzana Nzayire, babyarana abana batatu. Hagati y'1945 n'1950 yize muri groupe scolaire ya Astrida bitaga Charity, ahakura impamyabumenyi mu by'ubutegetsi. Michel Rwagasana yakoze imirimo inyuranye irimo kuba umukozi wa leta mbirigi i Bujumbura, umunyamabanga w'inama nkuru y'igihugu kuva yajyaho mu 1954. Yabaye umunyamabanga wihariye w'umwami Mutara wa gatatu Rudahigwa, kuba umunyamabanga wa mbere wa UNARI aho yitabiraga mu ntumwa z'u Rwanda zaruhagariraga mu bindi bihugu no muri Loni. Uwiringiyimana Agata we yavukiye Igikore mu karere ka Gisagara mu ntara y'Amajyepfo kwa 23 Kamena 1953. Ni mwene Ntibashira kandi Juvenal na Nyirabantibagwa Saverine, yashakanye na Barahira Ignace mu 1976, babyarana abana batanu. Yabaye minisitiri w'intebe wa mbere w'umugore kuva ku wa 17 Nyakanga 1993 kugeza ku wa 7 Mata 1994 mu gihe cya jenoside yishwe n'abari ingabo z'igihugu. Uwiringiyimana Agate yagize umutima wa kigabo, arwanya akarengane mu gihe yari minisitiri w'amashuri abanza n'ayisumbuye mu butegetsi bwa Repubulika ya Kabiri. Intwari Felicite Niyitegeka
yavukiye Ivumbi mu karere ka Huye mu ntara y'Amajyepfo mu 1934. Ni mwene Sekabwa Simon na Nyirampabuka Angeline. Yishwe kwa 21 Mata 1994 mu gihe cya jenoside yakorewe abatutsi kubera ko yanze kwitandukanya nabo yari yahaye ubuhungiro hamwe na bagenzi be bari muri centre ya Saint Pierre ku Gisenyi. Bivugwa ko musaza we Colonel Nzungize yari yamutumyeho ngo asezerere izo mpunzi maze ave muri icyo kigo, gusa wakabyanga. Abanyeshuri b'Inyange ni intwari z'igihugu zo mu cyiciro cy'Imena. Nabari abanyeshuri mu ishuri ryisumbuye rya Nyange bigaga mu mwaka wa 5 n'uwa 6 banze kwitandukanya igihe baterwaga n'abacengezi mu ijoro ryo kuwa 18 rishyira kuwa 19 Werurwe 1997. Bahatiwe kwitandukanya babwirwa ngo abatutsi bajye ukwabo n'abahutu bajye ukwabo, maze barabyanga barasubiza bati twese turi abanyarwanda. Intwari z'Imena z'Inyanze zose hamwe n'abantu 47 mu gihe baterwaga n'abacengezi bari abana, ariko ubu ni abagabo n'abagore bakuze. 40 muri bo baracyariho, abandi bafite ubumuga butandukanye batewe n'icyo gitero. 7 muri bo baratabarutse, 6 bishwe n'abacengezi muri iryo joro. Umwe yitabye Imana nyuma muri Nyakanga 2001 azize ibikomere yatewe n'abo bacengezi. Naho intwari z'ingenzi kugeza ubu muri iki cyiciro nta muntu wari washyirwamo. Icyakoze ubuyobozi buvuga ko bukora ubushakashatsi buri mwaka ku bandi bantu bashyirwa muri ibi byiciro by'intwari hakurikijwe ibikorwa by'ubutwari bakoze nyuma y'ubusesenguzi bw'inzego nkuru z'igihugu.